mu bukene no mu ndwara abaramiza abantu bose mwami ongera kubeza no kubatunganya umunsi wemerere umwuka wera akujugunye mu kidege akujugunye mu kidege amahoro y'Imana bane namwe. Ndagarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nitwa Musabimana Fortune. Uyu mwanya nje imbere yanyu kugira ngo tuganire. Abababaye ni mukomere, ntago ariko bihora. Imana ishimwe. Ndumva ndi gufashwa n'ijambo cyane cyane n'indirimbo ya 313, ariko reka tubanze twiyambaza Imana dusenge tuganire. Uruwera Uwiteka nawe uhwanye nawe, uri hejuru y'amajuru kandi uri data wa twese. Twemerere mwami twumva ijambo ryawe, udusobanurire, umwuka wera dusobanurire kandi aduhe icyo kuvuga, atsinde imitima yacu, atwungura ubwenge ngo dusobanukirwe. Urakoze kutwuba, turakoze kutugiriye neza mu izina rya Yesu, amen. Munyemerere dufatanye iyi ndirimbo. Nzajya ndirimba, wenda nshaka no kurimba ibitero bibiri byayo. Iravuga ngo umukiza be hamwe namwe, umukiza be hamwe namwe, ababera umujyanama, abaragire nk'intama, abarinde mu mahoro ye. Hamwe namwe, hamwe namwe, kugeza kumeruka isi. Hamwe namwe, hamwe namwe, umukiza be hamwe namwe, mu rugamba be hamwe namwe, ab'ingabo yanyikinze, abarinde mu makuba, abahishe mu mababa ye. Hamwe namwe, hamwe namwe, kugeza kumperuka isi. Hamwe namwe, hamwe namwe, umukiza be hamwe namwe. Haleluya. Ibindi bitero turabikomeza nitubona akanya, ariko ndashaka kubabwira ngo umukiza be hamwe namwe, umukiza be hamwe namwe, ababera umujyanama kandi abaragire nk'intama, abarinde mu mahoro ye. Imana ishimwe. Nje kuvuga amahoro y'Imana, amahoro ye Imana itanga. Nje kuvuga kubana n'Imana. Ibyo turabisanga mu ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 91. Iyi Zaburi ya 91 ndetse na Zaburi ya 90 tujya twumva neza ko zanditswe na Mose. Hanyuma Zaburi iravuga ngo uba mu gicucu cy'ishobora byose. Ndumva shaka kuvuga ijambo rivuga ngo mureke tubane n'Imana neza. Nitubana n'Imana neza, nukuri Uwiteka azaturengera, Imana izaturengera, Imana izatugirira neza. Haleluya, haleluya. Niba ntacyo dupfa n'Imana, Imana izatugirira neza. Nitubana nayo, nidukundana nayo, nidushake katubona, tuzaba abanyamahirwe. Zaburi ya 91 iravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Akavuga ngo ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari wowe azagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura, azakubundikiza moya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Haleluya. Mu mababa ye niho duhungira. Hanyuma iri ni isengesho rikomeye rya Mose. Mose niwe wanditse n'amazaburi 2. Tujya twumva uburyo Dawidi yagiye avuga zaburi nyinshi, ariko hari na zaburi za bene Asafu, hari na zaburi
nize ebyiri, iyi ngiyi yanditswe na Mose, Zaburi ya 91 na Zaburi ya 90. hanyuma iri sengesho yaravuga ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose, haleluya, hazaguma mu gicucu cy'ishobora byose. haravuga ngo ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, niwe mpungiraho, ni wowe nisunze, haleluya. Umuririmbyi araririmbye ngo umukiza abe hamwe namwe, umwami Imana abe hamwe namwe. Ndimo ndagusabira ngo Imana ibe kumwe nawe, urimo gucuruza ujye ubana n'Imana, uritwaye mu imodoka ujye ugendana n'Imana. nagira ngo ngusabe ujye ugenda usenga mu mutima, mbese ubane n'Imana igihe cyose. ndumva senga saba Imana ngo mbane nayo. uyu muririmbyi wa 313 avuga ngo hamwe namwe, umukiza abe hamwe namwe. Imana ishimwe. ndumva ngusaba uri mu ijuru ujye wumva ubanye n'Imana. ndumva ngusaba aho uri hose ubane n'Imana, wicaye mu biro wumva umwuka w'Imana kugenderera, haleluya. uri mu murima uhinga wumva umwuka w'Imana kugendera, wumva uri kumwe na Kristo, haleluya. nguba mu bwihisho, mu bwihisho nta handi twakihisha. Uwiteka ajya dushyiraho agakinga k'amakuba, mbese akaduhisha mu bwihisho bwe, akadukingira. Imana ishimwe. nguba mu bwihisho bw'ishobora byose, azaguma muri icyo gicucu cy'ishobora byose. Imana igituzaniye igicucu, mbese izuba ryakubanye ryinshi, mbese izuba ryagukaranze, Uwiteka akakubera igicucu, Uwiteka akagukingiriza mu burwayi, Uwiteka akagutabara mu bibazo, Uwiteka akakurengera, haleluya. urasabwa kubana n'Imana, urasabwa kuyikorera, urasabwa kuyiringira, urasabwa kuyishikamishaho umutima. ngugushikamishijeho umutima uzamurinda w'amahoro masa kuko akwiringiye. Imana ishimwe. ngo kandi ngo Uwiteka azakubundikiza amoya ye, haleluya. abumva babundikizwa n'Imana, Imana ikababera Imana, Imana ikababera umutabazi, Imana ikababera umubyeyi. nigeze nsoma ijambo ry'Imana, nza gusanga ahantu umuntu witwa Sawuli ngo yageze ahantu atakaza ibyiringiro, atakaza Imana yamuhamagaye. murabizi umuhamagaro we ni umuhamagaro nawe mwiza, kuko Imana yamutoranije mu buryo bukomeye, iramuzana imugira umwami wa mbere w'Abisirayeli. ariko mu gihe cy'irangira rye yageze aho kwiringira Imana arabibura. ubwo we yajyaga ajya kubaza ngo amubwire icyo Imana ivuze, yajyaga ajya kubaza Samweli ati wambwiye iki Imana iri kuvuga, kuko abahanuzi basakirwagaho Imana. ariko ngo Samweli aza kwipfira nuko. ariko ngo Sawuli aza kureka ibyiringiro, ajya kuraguza ngo ajye gushikisha, ajye kuzura ngo arebe ko ngo yazura umukozi w'Imana, ngo hanyuma muhanurire. reka mbabwire, iyo ugeze ahantu utakaza ibyiringiro Imana ukayibura, nta handi uba, ni mu kuraguza, nta kindi. kuko hari ahantu ugera ukavuga ati n'Imana ntikimvugisha, n'ibyo yambwiye bimwe ntabyo mbona, ibi n'ibi, mbese ugatakaza ibyiringiro. ariko uyu muririmbyi yatubwiye ngo umukiza abe hamwe namwe. mwebwe batakaje ibyiringiro, mugatakaza kwizera Uwiteka kubera ibigeragezo, kubera amakuba, kubera intambara, kubera ibyabagoye, nagira ngo mbahamagare mbabwire ngo Uwiteka yiteguye kubabundikiza amoya ye. niko Zaburi ya 91 yatubwiye ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose. nagira ngo mbahamagariye kuza mu bwihisho. nta handi tuzihisha amakuba, nta handi tuzihisha ibituhiga, nta handi tuzihisha, nta handi tuzajyana imitwaro kereka ku Mana Data wa twese. nuko ngo ajya gushikisha, ariko amaze gushikisha umukozi w'Imana amushyitse haramubwira ati niba Imana yaragutaye, niba Imana mutakivugana, ngewe ndakumarira iki? ariko ntago nkuvanira amaho. reka nkubwire, ejo mu gitondo nawe uraba unsanze aha, kubera yuko wataye ibyiringiro. niba Imana yarakuretse, ngewe ndakumarira iki? reka nkubaze wowe uvuga ngo Imana yarakuretse. niba Imana yarakuretse, abantu nta kintu bakumarira, ariko haracyariho ibyiringiro yuko wagaruka, ukagaruka mu byiringiro. Imana ikongera ikakubundikiza amoya yayo. Imana irababarira ibyaha byose waba waragiyemo, waba waravuye mu byiringiro, waba waraguye, waba warabaye mu byaha bikabije bimeze gute, Imana yakongera ikakubundikiza amoya ye. nagira ngo nguhamagare wowe wabuze amahoro, wowe urugo rwawe rusenyuka, wowe ubona nta buzima,
ku Mana niho hari ubuhungiro, ku Mana niho hari ibisubizo. Imana yitwa Uwiteka, kuko abandi bafite izo biringira. Hari n'abavuga ngo Imana ntiyari ihari, ngo ntihaba, ngo nta nubwo bayizi. Ariko ndaje kukubwira Imana ariyo buhungiro bwacu. Imana yitwa Imana yitwa Uwiteka, Imana yitwa Ishoboye byose, Imana n'ubuhungiro bwacu. Imana ishimwe. Reka none yere nsoze dufatanya nanone uyu muririmbyi aratubwira ngo, yabanje kutubwira ngo mu rugamba ahabe kumwe nawe. Nagira ngo mbwire yabo bari ku rugamba, yabo bari abasirikare basanzwe, Imana ibe kumwe nawe. Hamagara Imana izireba ibyawe, hamagara Imana izigusubize. Icya gatatu kiravuga ngo mu miruha be hamwe namwe, mu buyerezwa n'indwara, mu bukene no mu ndwara, abaramiza amaboko ye. Tujye ku cya kane kiravuga ngo mu mahoro abe hamwe namwe, no mu gihe cy'urushyana, no mu mvura no mu mucyo, mu biteka mu mahoro ye, no mu ntambara yo hanyuma, hari urupfu imbere yanyu, mwenda kwambuka rwa ruzi, azaba ari hamwe namwe ubwo, hamwe namwe, hamwe namwe, kugeza ku mperuka y'isi, hamwe namwe, hamwe namwe, Umukiza be hamwe namwe. Ndumva nkwifurije kubana n'Imana kandi mubane neza. Niba ntacyo upfa n'Imana, Imana izakurengera. Yikomezeho, hahirwa abayikomejeho. Dusenge. Nyagasani Imana Nyiringabo uri uwera, turagushimiye ko iri jambo ari ryiza, rihumurije imitima yacu, kandi ritubwiye ko nitubana nawe nta kintu tuzaba. Ijambo ryawe riratubwiye ngo uba mu bwihisho bw'Ishobora byose azaguma muri icyo gicucu. Ndasengera abantu bavuye muri iki gicucu, hanyuma izuba rikaba ribakiye, hanyuma ibigeragezo n'amakuba bibabereye umutwaro. Ibyo byose bitumye biganyira bibaza ngo Imana yacu irihe. Ariko niwongere kugarurwa ibyiringiro, kuko Imana yacu irababarira, kuko Imana yacu kiza, kuko Imana yacu itanga amahoro. Abantu bose Mwami ongera kubeza no kubatunganya, abumvise iri jambo bakaba Mwami Imana bumva batakiri kumwe nawe, abandi bakaba babuze ibyiringiro ngo bakomeze kukuri Imana. Ijambo ryawe nigira ubushobozi, ijambo ryawe niduhumurize, ijambo ryawe nitubere ibyo kurya by'ubugingo, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Ndabakunda, muri inshuti nziza. Mwebwe mwakanze subscribe kuri M.Fortune, namwe mwese muhageze uyu munsi ntimuhave, mujye mukurikirana ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibanezeze. Murakoze.